ntabwo Imana yigera ijya mu kiruhuko, kandi Yesu nta na rimwe ajya telefona, kuko aboneka iteka agasubiza abamukeneye bose igihe icyo ari cyo cyose, aho ariho hose no mu bihe ibyo ari byo byose. Aravuga ati nimuze ku ntebe y'ubuntu. Ikaze mu kiganiro Nkoraho Mwami kigizwe n'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezweho na Dr. Charles Stanley. Icyo waba ukeneye cyose Imana ishoboye kukiguha. Iyi niyo nkuru nziza tugiye kumva mu butumwa bwiza bw'uyu munsi. Ubu dushobora mu by'ukuri kwizera ko Imana ishobora kuduha ibyo dukeneye. Ariko byaba byiza kandi bitangaje igihe benshi muri twe bashobora guhamya mu kwizera kwabo ko Imana ishobora kubaha ibyo bakeneye. Mbega uzi uburyo Imana idusuzuma hanyuma ikaduha ibyo dukeneye? Igihe dusobanukiwe kamere y'Imana, dushobora kumenya ko yiteguye kutugirira neza, ikaduha ibyo dukeneye mu gihe gikwiriye. Niba utizera ibyo Imana yaguteguriye kugira ngo iguhe ibyo ukeneye, birakwiriye ko ugumana natwe mu kiganiro mu gihe bikenewe. Ibuka, uyu munsi mu kiganiro Nkoraho Mwami, Dr. Charles Stanley arasangira natwe ukwizera gushingiye ku kuri. Hari ikintu kimwe ku byerekeranye n'igitabo cya kera cyitwa Bibiliya. Bibiliya ntigisaza, ahubwo ihora ari nshyashya, kandi icyo ari cyo cyose dukeneye kumenya ku mwami wacu Yesu Kristo tugisanga muri Bibiliya. Kandi akenshi imwe mu mpamvu ituma tugira intambara mu byo dukenera Imana yaduteguriye nuko twibagirwa cyane, ntituzirikane ko muri Bibiliya harimo ibintu ngenderwaho biyobora umuntu mu gusobanukirwa ibyo akeneye, kandi ko ashobora kubibona. Turebe mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 13 tugeze ku wa 16, ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, niwe Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. 16, ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Bibiliya itwigisha ko Imana izi byose. Niko biri, Imana ntiri mu ijuru ngo iturebere hasi nk'umucamanza wacu. Ibyo si byo, ahubwo Imana itubonamo nk'abana bayo, ikaba data uturinda. Icyo avuga ku murongo wa 13 ni ibi: nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ikintu cya kabiri nshaka ko muzirikana nuko Imana yiteguye kudufasha kubona ibyo dukeneye. Imana ntabwo izi ibyo dukeneye gusa, ahubwo yiteguye no kudufasha kubona ibyo dukeneye. Umva uko Imana ivuga ku murongo wa 14, ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, niwe Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Imana iravuga ko wowe nanjye dufite umutambyi mukuru. Atari umutambyi mukuru gusa, ni umutambyi mukuru ukomeye kubw'urukundo, imbaraga, imbabazi n'ubugwaneza itugirira. Ni ikintu cy'ingenzi kumenya umutambyi mukuru ukomeye. Ntabwo Imana yigeze ivuga ko twese tuzi umutambyi mukuru. Aravuga ati wowe nanjye dufite umutambyi mukuru, kandi ibyo bisobanurwa ko wowe nanjye dufite imigendanire ishingiye ku kwatura no kwihana ibyaha, tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Umwami Yesu Kristo yaje kubana natwe mu mbaraga z'umwuka wera. Ubu Yesu abana natwe mu buryo bw'umwuka wera uba muri twe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 1 umurongo wa 13, Bibiliya avuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, nicyo mwuka wera mwasezeranijwe. Abefeso 4
umurongo wa 30 ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Umwuka wera yaduhaye ikimenyetso muri Kristo ku munsi wo gucungurwa. Turebe mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 15 yabishyize mu mpakanyi. None reka tubyemere. Imana iravuga iti kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko we atigeze akora icyaha. Reka tubivuge uko biri. Dufite umutambyi mukuru udufasha mu ntege nke zacu. Uwo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, kandi we nta cyaha yigeze akora. Hari ibintu bibiri dukwiriye kwitaho muri uyu murongo. Icya mbere nuko atwitaho. Icya kabiri nuko ari uwera, kandi ibyo ni iby'ingenzi kubimenya. Igihe cyose uje imbere y'umwami Yesu Kristo, ibuka ibi. Aho waba uri hose Imana ibihari. Uravuga uti buretse gato, ni gute ushobora kumbwira ko Imana yari iri hariya? Ndi umugore kandi ndi umubyeyi umwe. Yesu ntabwo yigeze ahaba. Urabona ko igihe nyacyo ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi, ahubwo aho uri wumva umeze ute? Uri wenyine? Ufite irungu cyangwa wanzwe n'umugabo mwabanye? Hari ibintu ukeneye urukundo kandi urababaye. Ntutekereza se ko Yesu asobanukiwe ibyo? Ndashaka kukubwira ngo utekereze ukuntu Yesu yigishaga abagabo 12 kenshi bataramusobanukirwa. Ndashaka ko utekereza ibya Yesu mu murima w'Igetsemani, igihe Yesu yari wenyine mu gihe gikomeye mu buzima bwe, n'igihe imitwaro y'ibyaha byose by'umwana w'umuntu byari kuri we. Bibiliya iravuga muri Luka 22:44 ngo kuko yarababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Uwo se ntiwahita wumva ko Yesu azi ibijyanye no kuba wenyine, gutotezwa no kubabazwa? Ntushobora gutekereza ko Yesu asobanukiwe icyo bivuga kugira inshingano ikomeye? Ushobora kuvuga uti aba bana banjye sinzi icyo ngiye gukora n'aba bana. Ntushobora gutekereza ko umwami Yesu asobanukiwe ibyo? Mu Baheburayo 4:15 aravuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Ibyo bivuga ibyaha byacu, ariko ibyo bivuga buri ntege nke zose dufite, kuko hari intege nke tugira atari ukubera ko twakoze ibyaha, kandi nibyo Yesu arabisobanukiwe. Kubera iki utekereza ko yazuye Lazaro kandi yarapfuye? Kubera ko yashoboraga kumva ko Mariya na Marita bari baremerewe. Wari yapfuye yari musaza wabo, baramukundaga cyane. Yesu yashoboraga kumva uwo mubabaro. Yesu yarazi ko aza kumuzura mu bapfuye. Kubera iki yarebye i Yerusalemu hanyuma kumva ahababaye? Ni ukubera ko yashoboraga kumva umubabaro, ubwoba, ubukene, irungu n'ibitekerezo nkene by'abo bantu. Uzi impamvu Yesu yaje mu isi nk'umuntu? Ni ukugira ngo ashobore kumva ibyo twumva, kandi ababare nk'uko natwe tubabara, hanyuma adukoreho igihe tubabaye, ahantu dutekereza ko nta muntu n'umwe wundi uhasobanukiwe. Bibiliya iravuga ko hari Imana itwitaho, uwera, kandi ko afite ukumenya kose. Ikintu cya gatatu nshaka ko wandika ni iki: Imana itegereje ko tuyisanga ngo tuyibwire ibyo dukeneye. Imana izi ibyo dukeneye byose. Imana iriteguye kandi ifite ubushake n'ubushobozi bwo kudufasha mu byo dukeneye. Imana itegereje ko tuyisanga ngo tuyibwire ibyo dukeneye. Ubureba ibyo Yesu Kristo avuga mu Baheburayo 4:16. Uyu murongo ushingiye ku kuntu Imana izi byose no ku kuntu Yesu atwitaho cyane, ari uwera mu mutima, kandi no kubyo avuga byose arakirana. Haranditse ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Zirikana ibyo avuga. Dukwiriye kwegera intebe y'ubuntu. Ni kuki yahisemo kuhita intebe y'ubuntu? Zirikana ibyo atavuze. Ntiyavuze ati ni intebe y'ibirego, y'urubanza, yo guca iteka, yo gucuruza, yo gusuzuma, y'isoni cyangwa yo kwibuka, ahubwo yavuze ko ari intebe y'ubuntu Imana idufitiye, kandi ni Imana idufitiye urukundo kubw'ubuntu bwayo. Aravuga ati igihe mubikeneye muze ku ntebe y'ubuntu,
muze ku ntebe y'umugisha, muze ku ntebe y'ibyiza, kandi muze ku ntebe y'ubuntu. Ni kangahe tujya ku ntebe y'ubuntu twishyize hejuru kandi tuvuga tuti o Mana, ndizera ko wambabariye ibyaha nakoze ubushize. Mana, nje imbere yawe mfite ikintu gikomeye nkeneye mu buzima bwanjye, kandi nzi icyo nshobora gukora. Numva ntacyo mfite Mana, nta byiringiro mfite, ariko Mana ndizera ko utibuka ibya kera. Imana ntivuga ko ari intebe y'isoni yo gucira abantu ho iteka no kurengana, ni intebe y'ubuntu. Imana ivuga ko igihe wowe nanjye dufite icyo dukeneye, iri ni ryo tegeko ryayo, iravuga uti twegere intebe y'ubuntu. Intebe y'ubuntu ni ahantu Imana itangira umugisha, ni ahantu h'ubuntu, kandi ni ahantu h'urukundo. Bibiliya iravuga neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2:8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. None ubuntu buvuga iki? Ni impano y'Imana itari ikwiriye, itagira akagero, itagira icyo isaba, kandi n'urukundo rw'Imana kuri twe. Imana ivuga ko icyo yita intebe ye ari aho Imana Data n'Imana Mwana bicara. Ni intebe y'ubuntu, kandi Imana iraduhamagarira kuza imbere y'iyo ntebe, kandi igihe cyose iba ifite akamaro kandi hahora hakinguye. No kuvuga ko Imana itigera ijya mu kiruhuko ngo ifate vakansi. Nta kimenyetso gihari kivuga ko nta mwanya bafite ko uza kugaruka. Intebe y'Imana ihora ifite akamaro igihe cyose, aho ariho hose, nta rwitwazo na rumwe ruhari. Imana iravuga ngo muze ku ntebe y'ubuntu. Zirikana ukuntu Imana itubwira mu Baheburayo ibice 4:16 ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Uzi icyo bishaka kuvuga? Ibyo bivuga ubumwe bwuzuye. Imana iravuga ngo twegere ku ntebe y'ubuntu tudatinya, dufite ubumwe bwuzuye. Ni gute rero mushobora kwegera intebe y'ubuntu niba intebe y'ubuntu iri mu ijuru? Bibiliya iravuga ko igihe dukijijwe, Umwuka Wera aza kuba mu mitima yacu. Wowe nanjye dushobora kwegera intebe y'ubuntu tutabyutse mu buriri bwacu. Ni ngombwa ko dufungura amaso yacu gusa igihe tubyutse kugira ngo twegere intebe y'ubuntu. Ntibisaba ko tuzunguza intoki cyangwa ngo tunyeganyeze iminwa kugira ngo twegere intebe y'ubuntu. Nta wundi mwitozo tugomba gukora kugira ngo twegere intebe y'ubuntu mu mwanya no mu gihe twabishakira. Imana iravuga ngo ndashaka ko mwumva kandi wumva ko uri imbere y'Umwami Yesu. Ndifuza ko wumva uri imbere y'Imana Data. Twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Ibyo mukwiriye gukora ni ukuvuga ngo Mana Data ukomeye, ushobora byose kandi utangaje, mu izina rya Yesu, nta kosa riri muri ibyo. Twese dushobora gushima Imana, ariko ndashaka ko mumenya iki: ntihariho ibibujijwe keretse utari umwana w'Imana. Umuntu wayobye ntashobora kugera imbere y'intebe y'ubuntu. Ukwiriye kuba warakijijwe n'ubuntu bw'Imana biciye mu maraso y'umwana wayo Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, hanyuma intebe y'ubuntu ikaba igukinguriwe. Imana ivuga ko dukwiriye kuzana ibyo dukeneye igihe twegereye intebe y'ubuntu tudatinya. Ngaho reba uko yavuze mu Baheburayo ibice 4:16 ngo nuko rero ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Uzi icyo iri jambo kudatinya bivuga? Riravuga ngo ngwino uvuge ibyawe byose. Ntukwiriye kuza ushidikanya. Ntibisaba ko uza wateguye ijambo imbere y'Imana uvuga ibintu byawe. Ntibigusaba kwandika isengesho ryawe. Si ngombwa ko ubanza kugira icyo utegura ijambo udatinya. No kuvuga nta soni ufite amahoro, ubivuga neza uko biri. Imana isobanukirwa aho uvuye, cyangwa igihe kimwe upfukamye usenga ushobora gushaka kuza imbere y'Imana mu mwanya wo kuramya Imana kandi uvuga uti Data wo mu ijuru, ndagushimiye ibintu bikomeye udukorera. Ishimwe n'icyubahiro bibe ibyawe kubera kuri ndiho. Hanyuma ukavuga ibyo ukeneye. Uburyo uza imbere y'intebe y'ubuntu ntacyo butwaye. Icyo Imana ishaka ko usobanukirwa ni iki: igihe cyose intebe y'ubuntu ibikinguye. Uzi ikintu gitangaje kijyanye n'ibyo? Buri wizera wese mu isi yose ashobora kujya mu nzu y'intebe y'ubuntu igihe kimwe n'abandi, kandi ibyo bashoboraga gutuma habaho abantu benshi. Icyo si ikintu gikomeye. Nta muvundo
kubera abantu benshi. Uzi impamvu nta muvundo ubamo? Ni ukubera ko ibitekerezo by'Imana ari bigari cyane kuruta ibyo yaremye byose. Abantu bayo bose ni ibigize ibintu Imana yaremye byose. Ibitekerezo byayo ni bigari kuruta ibyo byose. Mu Baheburayo ibice 4:16 Imana iravuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Ni ukuvuga ko udakwiriye kuza imbere y'iyo ntebe ufite gushidikanya. Uzi ibyo ivuga aha? Hari ibyo tuvuga tuzavuga tuti Imana tuzi ibyo wavuze ariko ntituzi neza ko uzakora ibyo wadusezeranije. Imana yashobora kugira isezerano nawe nshuti yanjye maze ntirisohoze. Yashoboraga kubikubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4:19. Yashoboraga kubitubwira iti kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Iyo Mana ivuga ibyo yashoboraga kuguha isezerano itazasohoza. Igihe wowe nanjye rero tuje imbere y'Imana dufite gushidikanya, ubwoba, guhisha no gusabiriza mu gihe cyo kudusubiza ibi nibyo tuvuga: Mana nzi ibyo wavuze ariko simbyizeye neza. Mana iyaba wari uzi icyo nakoze. Imana irabizi byose. Kubw'ibyo niki ikora mu kutubwira ibyo? Imana iravuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Uravuga uti ariko ibijyanye n'ibyo nkeneye bimeze gute? Ibyo ukeneye ntacyo bitwaye uko byaba bimeze kose, kandi n'inshuro waba waragiye imbere y'Imana n'imbere y'intebe y'ubuntu nabyo ntacyo bitwaye. Dushobora kujyayo buri munsi tujyanye ibyo dukeneye ku Mana, kandi Imana iravuga ngo ibi nibyo uzabona igihe ugeze imbere y'intebe y'ubuntu. Reba ku murongo wa 16. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana iravuga ko tuzahabwa imbabazi. Ibyo ntabwo bivuga imbabazi z'agakiza. Niyo mpamvu turi hano. Twarakijijwe, ariko hari icyo Imana ibishaka kuvuga. Igihe cyose wowe nanjye tuje imbere y'intebe y'ubuntu tuhasanga umukiza udukunda watweretse imbabazi nyinshi umuntu adashobora kumenya, kandi izo mbabazi n'umusaraba no kuva kw'amaraso ya Kristo. Uzi ibyo uzabona? Igihe cyose uzabona amaboko ya Yesu ateze avuga ngo ngwino uze kuri njye. Ndashaka kumva icyo ushaka kuvuga. Mbwira aho ubabara, mbwira ibiguteye ubwoba, mbwira ibikubabaje mu mutima, mbwira impamvu wihebye. Imana iravuga iti igihe uje imbere y'intebe uhasanga imbabazi. Ntabwo uhasanga amategeko cyangwa gucirwaho iteka, ahubwo uhasanga imbabazi. Uhasanga impuhwe, urukundo, gusobanukirwa n'imbabazi zitangaje. Ikindi kintu uhasanga ni ubuntu n'amahirwe yo kugufasha ndetse yo gufashwa. Ni ukuvuga ko igihe wowe nanjye tujyanye ibyo dukeneye imbere yayo, ibyo ari byo byose, ibi ni ibyo ivuga, mumbwire gusa ibyo ari byo, kuko niteguye, mfite ubushake n'ubushobozi bwo kubaha ibyo mukeneye. Imana iravuga uti muzahasanga ubuntu bwo gufasha. Haleluya! Ibyo bivuga ko ari amahirwe, urukundo n'ubushobozi no gufasha. Muzahasanga Imana yiteguye, ifite ubushake n'ubushobozi bwo kubaha ibyo mukeneye. Nta kimenyetso cyerekana ko muzahasanga ugutabwa, umubabaro cyangwa gucirwaho iteka. Kugira ngo Imana itange ibikenewe, kenshi izana ibintu dukeneye gukoresha mu buzima bwacu. Icyo Imana iri kuvuga ahangaha nuko igihe wowe nanjye tuje imbere yayo, ntituza imbere yayo tuvuga tuti fata ba uretse umwanya muto. Igihe uzanye ibintu bike bimeze neza uhituza. Oya, Yesu aravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 6:37 ati uwo data yampaye wese aza ahondi, kandi uza ahondi sinamwirukana na hato. Kubw'ibyo nshuti yanjye, reka nkubaze iki kibazo: ni ikihe kintu gikomeye ukeneye uyu munsi mu buzima bwawe? Mbega ukeneye gukundwa? Waba ukeneye kwemerwa? Mbega ukeneye umuntu kwitaho? Wumva se umeze nk'udashimwa cyangwa se udashimirwa? Wumva udakwiriye, utazi iyo uva n'iyo ujya, waratawe? Wumva nta muntu ushaka ko mubana ngo ube umwe mu bagize itsinda rye? Wumva ko ubuzima bwawe ari ntacyo bumaze? Wumva nta byiringiro ufite? Ufite ubwoba, ubuze amahoro, urihebye? Wumva ubuzima bwawe ntacyo bumaze? Ukeneye amafaranga se? Urarwaye? Hari umuganga waba yarakubwiye amakuru mabi ku bigiye kukubaho?
mbega ubabaye kubera inshuti yawe ukunda, mbega ufite ibyo ukeneye udashobora kuvuga, none ni iki ukeneye? Ntiwashobora kumenya igikenewe icyo ari cyo, ariko aha hari icyo nshaka kuko wibuka. Ufite data wo mu ijuru, haleluya, uzi ibyo ukeneye byose. Ufite data wo mu ijuru witeguye, ufite ububasha n'ubushobozi bwo gutanga ibikenewe. Ufite data wo mu ijuru ugutegereje ngo uze imbere ye umubwire ibyo ukeneye. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, mu izina rya Yesu, mbega ukuntu tugukunda kandi tugushima. Ugira ubuntu bwinshi, uri mwiza kandi ugwa neza mu kuduha ubutumwa bworoshye buvuga ko uzi byose ku bijyanye n'ibyo dukeneye, kandi ko witeguye, ufite ubushake n'ubushobozi bwo kuduha ibyo dukeneye, kandi ko utegereje kutuzanira ibyo dukeneye, kandi utegereje ko tubizana imbere yawe. Sengeye abantu batarakizwa muri uyu mwanya, ku buryo bagira ubushake bwo kugusaba imbabazi no gushyira ubuzima bwabo muri wowe, kandi bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ngo abababarire ibyaha byabo, hanyuma bakakwegera mu guca bugufi bagusaba kubaha ibyo bakeneye. Nsengeye abantu banihira mu mitima yabo, kuko ibyo bakeneye birenze uko bashobora kubivuga. Ushobora kubibutsa ukuri koroheje ko utegereje kandi witeguye, kandi ko ufite ubushobozi bwo gutanga ibikenewe. Data, nsenze ibyo kugira ngo ubashe kubakuza mu bintu byawe, ku buryo batabona gusa ibyo bakeneye, ahubwo babe imigende itwarira abandi ibyo bakeneye, kuko basangiye umwami Yesu Kristo. Nsenze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Niba utarigeze wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ikintu gikomeye ukeneye ni ukumenya ko Imana yakubabariye ibyaha byawe. Wamaze kumva Dr. Charles Stanley asobanura ukuntu Imana yateguye gutanga ibikenewe kuri buri muntu wese, harimo n'agakiza biciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Uyu munsi umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, kandi wizere ko igihe ufite icyo ukeneye cyihariye uzashyira mu bikorwa inyigisho n'ingingo z'ingenzi ziri mu ijambo ry'Imana. Mu mbaraga zuzuye umwuka wera dushobora kubona ubumenyi butwemeza neza ibyo igihe cyose turi imbere y'Imana. Kubw'ibyo nta kintu kizadukura imbere ya Yesu Kristo. Twumve uko intumwa Pawulo atubwira mu rwandiko yandikiye Abaroma 8 umurongo wa 38 kugeza ku 39. Kuko namenye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri mu Kristo Yesu umwami wacu. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.